ibintu wiyumvamo gute bisobanuye iki kuri Colorful Generation? Ni ibintu nishimiye, ni ibintu byiza kandi ni akazi kaba kakozwe hanyuma Imana ikabiha n'umugisha abantu bakabikunda, kandi iyo biri kuba umuntu arabibona, iyo abantu bari gukunda indirimbo ukabona audio ziri kuzuza amamiliyoni 1, 2, 3 kuri platforms zigiye zitandukanye, ni by'agaciro kanini kandi Imana iha umugisha Isango Star. Hanyuma hari ubu ngubu ikintu kiri imihanda ni ihangana ry'indirimbo Munyakazi n'indi bagutuye indabo zanjye, sinzi ni wazumvishe, nizo comment ufite kuri ukurikije ukuri kubona imihanda bimeze? Ntago indirimbo yanjye ihanganye n'indirimbo nta ndirimbo yanjye nta kintu bihanganye, cyane cyane ko igihangano nashyize hanze cyujuje ibisabwa ngo cyitwe igihangano, nta kindi ndabona nabigereranya. Niba biri n'imihanda ndagira ngo wabihazanya bisubizeyo. Nari nasohoye album, nari maze igihe kinini gukoraho, ari nayo itwaye igikombe uyu mwaka. Urebye nicyo nari ndyamyeho cyane, ndetse no kwiga ubundi buryo umuntu yacuruzamo umuziki, kubera ko birababaje ukuntu ahandi umuziki ushobora gutunga umuntu yewe niyo yaba atagihari. Ariko nanone tunasaba na leta idufashe monetize imbuga zicururizwaho imiziki, harimo n'izi ngizi dukoreraho ibi biganiro, nubwo sometimes bitagenda neza, ariko badufashe bizagenda bibona umurongo n'ibindi twarabishoboye. Icyo nicyakomeza kunanirana kuko ni umwanya mwiza wa income yinjira mu gihugu. Abantu badufashe kabisa. Umaze iminsi muri practice symphony muri kumwe, hari iki ya mbere haracu wambaye n'uwambu yashatse yaza nabyaje. Imyiteguro ngeze kure, zanavuga ko bisa nk'ibyarangiye. Twe dutegereje ko itari kigera, kubera ko symphony dusanzwe dukorana, dusanzwe n'ubundi tugira repetition zihoraho, nukongeramo abandi bantu bake wenda bangana no ku gitaramo kingana. Byose rero bisa nk'ibyamaze kujya ku murongo, tuzigaje ko harabura ku munsi ugera, hanyuma tugakora ibintu tuzi gukoranye. Ni 001 cyangwa watangiye kubitekerezaho? Uraza kubishimangira ku rubyiniro? Nawe ushatse 001 nayiguha. So 001 ni njye ni twebwe, kandi ntago njya nkora ibintu by'umuziki mpubagurika. Ni ibintu nkunda kandi nkora n'ubwitonzi n'ubushishozi. Imana yampaye n'umugisha wo kubitindamo, ubwo n'uburambe baburimo. Rero ntabwo ntekereza ko ari ikintu kiba kibaye gihubukiwe. Ni mu mwaka mushya turimo kwinjira, message ku bafana bakunze imiziki wawe n'abifuza umwaka mushya muhire. Ni ukubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza kuba yemera. Hanyuma sinzi none numvisha avuga ku gikombe, maze kubigwiza muze kugenda murebe muhe n'abandi bana. Nishimiye ko nka run up yatwaye igihembo. Bira ni ibintu byiza byatari, bira tuba tumuteye ingufu twese ko tungana. Nabyishimiye bya danje, n'abandi babahe n'abandi bafite duke mugende bubahaho. Abantu bagiye bafite amagobori n'ibintu by'amajaga mu tubati bamanure, nabo bagira ibikombe ko baravunika barakora, tubahe ibikombe. N'abandi bateguraga amawadi bakabihagarika nabo bagire rap yari ya kera. None se urumva ari ikinyankore? Iki gihembo mbere yo kuba ntakikoreye, ndashimira umuryango wanjye wamfashije nyine gukora ibi bintu mu mutuzo. Oya mba ntebyamo gake gake, uri igifura nta kundi nawe wakibarukira. Ndashimira umuryango umfasha ukamba hafi, ndashimira 155 aba producer bose twakoranye kuri no album, harimo Keys, Ele na Mighty wo muri Nigeria n'abandi. Nkanashimira team yose turi gukorana muri iyi minsi, n'abo turi gukorana muri ibi bijyanye no gutegura ibitaramo n'akandi kazi muri rusange. Munyakazi yari kuza kwa album, ariko umunsi urebye trend ifite ni icyemezo kizavuze reka ubarije ikibazo cyiza. Muzi impamvu nababwiye ko nahubagurika? Munyakazi yahozeho, ntabwo naraye nihuta ngo nyikwirikuze. Murakoze, mugira amahoro. Okay, tangukize.